Ndabashuje cyane bataramyi banjye, nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza, kandi n'abatameze neza mwihangane, niko ubuzima bumeze. Uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikaba bitameze neza ariko ejo bikamera neza. Ya, niko ubuzima bumeze, ariko igikomeye ni ugukomeza kwizera ko ibintu bishobora guhinduka bikamera neza. Nicyo kandi tuba tunifuza. Ah, reka ntangire rero, nshimira cyane cyane by'umwihariko abantu mukomeje gukora subscribe. Ni abantu b'agaciro cyane, binyereka yuko ibiganiro dukora biba bifite akamaro. Ndashimira cyane ababanyi bari i Burundi, ndabibona cyane ko munkurikira. Ndashimira abavandimwe bari mu Rwanda, bari Uganda n'ahandi hatandukanye. Kandi nanabashishikariza gukomeza gusangiza abantu ibiganiro cyangwa se gusharinga. Kuko nk'uko twabivuze aha ngaha mu ruganiriro, ni uruganiriro rwa bose. Igitekerezo cya buri umwe hano kirakirwa, mujye mwibuka no gutanga komenti, nabyo ni ingenzi cyane. Ariko mukore subscribe, mwiyandikishe muri benshi kugira ngo natwe bidutere imbaraga zo gukomeza gukora. Byari ukubashimira rero. Ni wa mutaramyi n'ubundi wanyu nk'uko bisanzwe, mba mbahaye intashyo. Aha ngaha nibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Kentucky, mu mujyi wa Louisville. Uyu munsi rero nanone tugiye kuganira ku kintu abantu benshi benshi cyane bibaza. Nabibajijwe n'abakunzi b'uruganiriro batandukanye, ndavuga mbikoreho ikiganiro kugira ngo bijyeho umucyo. Abantu bibaza impamvu nyakuri ituma abantu benshi bifuza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se kuhaza, haba ari ukuhatura, kuhakorera, kuhatemberera. Abantu bakibaza impamvu aricyo gihugu ubona ahantu hose. Iyo ugiye kuri social media, haba ari kuri Twitter, haba ari kuri Instagram, haba ari kuri IG, n'imbuga zose zitandukanye, YouTube, imbuga zose ushobora kuba wajyaho, ahantu hose mu mashakiro yose ashoboka, haba ari Google, haba ari n'ahandi. Abantu bibaza impamvu ubona igihugu cya Amerika aricyo gitrendinga cyane, cyangwa se abantu baba bavugaho cyane, abantu usanga bahangayikiye kuba bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka imibereho cyane cyane. Abantu nyine bakibaza, umuntu uwo ari we wese ujijutse aba agomba kwibaza ati ese ni ukubera iki abantu bose bifuza kiriya gihugu? Cyangwa se ni ukubera iki Amerika ari igihugu cy'indoto ku bantu benshi benshi kuri iyi si? Haba hari impamvu guys, ntabwo ari ibintu biba byaramanutse gutyo ngo bigwe aho ngaho. Haba hari impamvu. Ntabwo abantu ari injiji ku buryo baba bavuga Amerika ko ari igihugu cy'indoto zabo, cyangwa se ari ahantu bifuza kuba bajya, byaba ari ugutura cyangwa se gukorera. Nta mpamvu ihari. Nicyo kiganiro rero cy'uyu munsi, kandi ndatekereza kiri buze kubaryohera. Kugira ngo rero dutangire, wenda reka nkore nka introduction, cyangwa se mbabwire muri make Amerika
Ah, ni iki? Ntabwo ndi bubibabwireho cyane, ndabaciramo muri make, kuko ngira ngo amateka ya Amerika ni maremare, ntabwo ndi bujye mu mateka cyane, just ni nk'aga short introduction nshaka kubaha. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu benshi bakunze kwita nyine Amerika cyangwa se USA. Ubwo USA ni impine ivuga United States of America. Ni igihugu giherereye muri Amerika ya ruguru. Ni ukuvuga ngo ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziri muri Amerika gusa, hari n'ibindi bihugu. Hari Amerika y'Amajyepfo nk'uko mubizi, irimo za Brazil, irimo za Mexico, irimo za Paraguay, irimo n'ibindi bihugu byinshi cyane ushobora kubona muri Amerika y'Amajyepfo. So Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, cyangwa se iza henshi bazi nka Amerika, ziherereye mu majyaruguru nk'uko nari mbibabwiye. Ikindi wamenya kuri izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uko ari cyo gihugu cya gatatu kinini ku isi, gifite ubutaka bunini mu buryo bw'ubutaka, ni icya gatatu ku isi. Ikindi wamenya ni uko Amerika ari republic country, cyangwa se ni leta ifite imyitwarire ya kirepubulika ku bazi ibijyanye n'imitegekere. Ikaba igizwe na leta 50, cyangwa se states 50 zunze ubumwe. Zunze ubumwe ni ukuvuga ngo zihuje, ziri hamwe, zikorera hamwe. Ikindi wamenya ni uko umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uherereye Washington DC. Ngira ngo nari nanabakoreye ikiganiro ubushize kivuga kuri Washington DC by'umwihariko. Hari habereye Rwanda Day. Abatarakirebye musubire inyuma mu kirebe, mumenye Washington DC, amateka yayo nayavuzeho mu buryo burambuye. Ikindi wamenya ni uko Amerika, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zituwe n'abantu b'amoko atandukanye. Ahangaha nimvuga amoko atandukanye, wumve ko hatuwe n'abantu bakomoka mu bice navuga hafi ya byose byo ku isi, cyangwa se byinshi byo ku isi. Uhasanga abantu bakomoka muri Afurika, uhasanga abantu bakomoka muri Asia, uhasanga abantu bakomoka muri Europe, uhasanga abantu bakomoka muri UK benshi cyane. Mbega ibice hafi ya byose byo ku isi, ahantu hatuye abantu usanga ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahari. Ushobora kuhasanga Abashinwa, ushobora kuhasanga Abahinde, uhasanga abantu b'ingeri zose, niko navuga. Ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urahabasanga. Ikindi wamenya ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihana imbibi, cyangwa se imipaka yazo yo ku butaka, ihana imbibi na Canada. Canada nayo akaba ari igihugu kinini cyane giherereye nacyo mu majyaruguru ya Amerika. Ikindi ni uko wamenya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone zihana imbibi n'igihugu cya Mexico mu majyepfo. Ikindi ni uko wamenya yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika indi mipaka gifite urebye igitandukanya n'ibindi bihugu ari amazi. Ahantu hanini Amerika izengurutswe n'amazi. Ikindi kintu wamenya kindi gikomeye cyane, ni uko Amerika
ifite abaturage barenga miliyoni 334. So ni abaturage benshi cyane rero. Ikindi nababwira ni uko ah, Amerika ari cyo gihugu cya gatatu gituwe cyane ku isi. Ya, Amerika iratuwe cyane ku isi, ngira ngo nyuma ya za China na India hakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ah, Ikindi wamenya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uko ari federal government. Ni ukuvuga ngo ku bazi ibijyanye na politike, ni ama-Eta ari federale, agendera ku itegeko nshinga. Bafite itegeko nshinga cyangwa se constitutional presidential republic, niko wabyita mu cyongereza, ariko icyo bivuze ni uko bagendera ku itegeko nshinga nyine riba ryarashyizweho n'abaturage. Andi mategeko yose agenda ari ryo ashingiraho. Ni ukuvuga ngo itegeko nshinga abaturage baba barashyizeho, andi mategeko yose agomba kuba atanyuranya naryo. Niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe. Ikindi wamenya ni uko bafite amashyaka navuga akomeye abiri, bagira aba Republicans bakagira n'aba Democrats. So nibo ahanini bagaragara cyane mu mitegekere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo atari aba Republican bayoboye, haba hayoboye aba Democrats, cyangwa se ubwo ndavuga cyane cyane kuri president, kuko n'ubundi mu zindi area cyangwa se domain z'igihugu n'ubundi basangira ubutegetsi, haba harimo abakomoka muri ayo mashyaka yombi, ariko iyo umupresident atari umudemocrat aba ari umurepublican. Yeah. Ikindi wamenya ni uko nyine kubera ko Amerika iri constitutional, nayo ifite pouvoir cyangwa se branches eshatu. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo kuyobora igihugu bagira, cyangwa se hari three separate branches. Hari legislative, hakaba executive, hakaba na judiciary. Nk'uko bisanzwe nyine ahantu henshi bagendera ku itegeko nshinga, akenshi baba bafite izo branches eshatu. Ngira ngo mu kinyarwanda ni ubucamanza, inteko ishinga amategeko, hakaza na executive cyangwa se ni government, bariya baba bari muri party irimo president n'abandi bafatanya kuyobora. Ikindi wamenya ni uko ayo masiteti yose agize Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite icyitwa substantial autonomy. Ni ukuvuga ngo nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri hamwe, babara nk'igihugu kimwe, ariko hari ukuntu buri state igiye ifite autonomy, cyangwa se ikintu gisa no kwigenga cyangwa gufata imyanzuro ku kigero runaka mu mitegekere yayo. So buri state rero iba ifite governor cyangwa se umuntu uyiyoboye, n'izindi nzego zigiye ziyoboye ibice bitandukanye, bakaba banagira nyine iyo substantial autonomous, cyangwa se uburyo bakontorora state yabo. Ubwo navuga nko mu bijyanye n'imisoro, hari uburyo ki amastate aba asoresha mu buryo butandukanye, yaba ari mu buryo bw'imikorere ya economy, social protection, whatever. Hari ukuntu amastate aba afite nyine autonomy, cyangwa se uburyo bw'ubwigenge bwo gukora nubwo ari state ziri hamwe. So guys, ngahe nguko rero muri makeya ni nk'uko
nababwira muri makeya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se short introduction. Ibindi byo nawe ufite amatsiko, ahantu aho ariho hose wasacinga wabona amakuru atandukanye. Ushobora kuba wenda uri interested no kumenya uti ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabayeho gute. Ese mu buryo bw'ubukungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaze zite mu buryo bwa politike, mu buryo bw'imibanire cyangwa se sosiyale, ibintu nk'ibyo ngibyo. So gusa munanabikeneye muzabyandike muri komenti, nabikoraho ikiganiro nkagenda mvuga kuri buri gace, ariko ntabwo navuga ibintu byose mu kiganiro kimwe, byarangira kirambiranye. Byari ukubaha short introduction kugira ngo dutangire ikiganiro mu by'ukuri muzi muri makeya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo arizo. So reka rero twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Impamvu nyamukuru ituma abantu baza cyangwa se abantu inzozi zabo ari ukuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba ari ukuhakorera cyangwa se kuhatura, ni impamvu nyinshi cyane, ariko ngiye kubabwira iz'ingenzi. Impamvu ya mbere ni ukubera yuko Amerika ari igihugu kinini cyane. Nk'uko nabibabwiye, ni igihugu kinini cyane, gifite nka kilometero kare miliyoni 9,830, nimba nibuka neza. Icyo kintu mu by'ukuri ni ikintu gikurura abantu, especially abantu baba bakeneye ahantu ho gutura cyangwa se ahantu ho gukorera. Iyo babona ahantu hanini hari igihugu cyisanzuye kinini, biba bivuze yuko nyine bagomba kuba interested cyangwa kuba attracted no kuza gutura aho hantu cyangwa se kuhakorera, kuko nyine haba hari espace nini ishobora kubafasirita kuba bagira gute, bahatura cyangwa se bakora ibikorwa byabo, yaba ari ama business. Ikindi ni uko muri Amerika hari ibintu byinshi byinshi cyane byo gukora, bitewe n'uko Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu gifite iterambere, navuga mu nzego zose ushobora gutekereza. Mu nzego zose ushobora gutekereza, nta gihugu kuri iyi si ya rurema cyangwa se isi dutuye ushobora gusanga gifite iterambere riruta irya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Haba ari mu ikoranabuhanga, Amerika iza imbere, sibyo? Haba ari mu nganda, Amerika iza imbere. Ushobora kuvuga wenda China, right? Ariko buriya ntabwo Ubushinwa uburyo bw'inganda bwabo buri advanced nk'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ugiye no kureba mu Bushinwa usanga inganda nyinshi zikomeye zikora ibintu bitangaje nyinshi ari iz'Abanyamerika babashyizeyo, sibyo? Ugiye mu ubucuruzi Amerika iteye imbere cyane cyane mu kintu kijyanye n'ubucuruzi. Ngira ngo murabizi, murebye nk'ama business azwi za Amazon, ngira ngo murazizi. Nta muntu utazi Amazon ku isi, sibyo? Hari ama business aba akomeye, ugiye kureba nka za Walmart, ukareba hari ama businesses menshi cyane atandukanye, ateye imbere mu buryo navuga budasanzwe. Ugiye no mu buryo bw'imirimo, ngira ngo ibi nagiye mbikoraho ibiganiro bitandukanye. Muri Amerika ni ahantu hari imirimo yabuze n'abayikora. Muri state iyo ari yo yose ntabwo ushobora kujyayo ngo ubure icyo ukora. Uba usanga ahantu hose, yaba ari ku makampani atandukanye cyangwa se amazu y'ubucuruzi,
inganda, ahantu hose hari ibyapa bivuga ngo ya hayaringi. Iyo ugiye kuri interineti, buri rubuga rwa buri kigo usuye usanga bavuga ngo turi gusaba, turashaka abakozi, we are hiring cyangwa here we hire. So ibyo byose rero ni ibintu bituma abantu benshi kuri iyi si baba interested no kuza gutura cyangwa se kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitewe n'uko tubwijanyije ukuri, ngira ngo ni ibintu bihari bifite facts by'uko mu bihugu byinshi cyane usanga iterambere riri hasi. Usanga iterambere riri hasi, yaba ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, yaba ari uburyo bw'inganda, yaba ari n'uburyo bw'imirimo, especially nko muri biriya bihugu byacu byo muri Afurika. Nta gihugu ndi bumentioninga aha ngaha, ariko tubiziranyeho. Usanga ibihugu byinshi bifite ikibazo cy'imirimo mikeya cyangwa se itanahari. Ugasanga urubyiruko rwinshi ruriga rukarangiza amashuri, rukabura ikintu rukora bitewe no kubura igishoro, cyangwa se bitewe ko nta n'imirimo inahari. So aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero imirimo yabuze abayikora. So ibyo rero bikatarakitinga abantu kuza gukorera cyangwa se gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nababwiraga ibijyanye n'iterambere mu buryo bwa ICT cyangwa se bwa IT, information technology. Aha ngaha iri advanced cyane, so ugasanga abantu benshi b'abanyabwenge bakeneye gukora ama research atandukanye, kwiga se. Aha ngaha Amerika ifite systeme ya education iri advanced. Abantu rero b'abanyabwenge cyangwa se benshi bari interested bashobora kuza guhaha ubumenyi nabwo bitewe n'iterambere ririmo mu buryo bw'imyigishirize. Ikindi navugaga ni ibijyanye n'ubucuruzi. Ubucuruzi buri advanced ku buryo umuntu wese uri interested no kujya muri iyo domaine y'ubucuruzi, nta handi hantu ku isi yatekereza adahereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni ahantu uza ugashora ugakora business zawe kandi zikagenda neza. Ikindi nababwira ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gifite umutekano. So iki ngiki cyo ubyange ubyemere, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ahantu hari umutekano. Hari mu bihugu bya mbere navuga bifite umutekano. Nubwo ujya wumva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziri gufasha abantu mu ntambara mu bihugu bitandukanye ntashaka kumentioninga, kuri ubu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta ntambara ihabera. Ishobora kubera ahandi mu bindi bihugu bagatanga sapoti, ariko aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umutekano usesuye, waba ari uw'abantu, waba ari n'uw'ibintu byabo bakora. So icyo ni ikintu rero gikomeye mu buryo bw'imibereho ya muntu. Buri muntu wese aba yumva ashaka kuba ahantu afite umutekano. Buri muntu wese aba yumva ashaka gukorera bizinesi ahantu hafite umutekano, ahantu azakora ibintu bye mu gihe kirambye. Nta muntu wifuza kuba yakora bizinesi ngo ejo igisasu kize kiyigweho ishwanyuke. Nta muntu wifuza gukorera bizinesi ahantu bahora mu ntambara. So icyo rero nacyo ni ikintu gikomeye cyane nababwira, gituma abantu baba interested cyangwa baba attracted kuza gutura hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kintu nababwira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gifite amahirwe menshi muri domaine zose, yaba ari mu buryo bwa tekinoloji. Nari nabivuzeho, Amerika iri advanced muri tekinoloji. Haba ari mu buryo bwo guhemba neza ku bantu wenda bakorera imishahara,
Amerika iri kuri ranking y'ibihugu bifite salary ranges nziza rwose, ahantu uza ugakorera amafaranga meza. Ngira ngo abantu benshi barabizi ko abantu baba bari aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'aba diaspora bakora investment zitangaje mu bihugu byabo, basapotinga families zabo mu bihugu byabo. So ntabwo rero ushobora gusapotinga umuntu wowe ubwawe hatari level wagezeho. That's the reason why abantu benshi ntabwo baba interested no kuza kugira gute kuhaba no kuhakorera, kubera yuko nyine uburyo bw'umushahara, iyo ukoze nyine ubona umushahara wabasha kukubeshaho wowe n'umuryango wawe, ndetse ukaba wanagufasha no guteganya iterambere ry'ahazaza hawe no gukora investment. Ariko hari ibihugu byinshi rwose bigoye, usanga uburyo bw'imikorere ari uburyo budahwitse, ugasanga habitoneshwa mu kazi, umuntu ubona akazi wenda ukomoka wenda mu muryango wayoboye igihugu, cyangwa se ugasanga haba ibintu byitonesha mu kazi, akabona akazi hari uko wenda yatanze ruswa, ah, n'ibindi bitandukanye mugiye muzi. So ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo nakubwira, ibyo ntabiha. Waba uri umuchina, waba uri umu black from Africa, waba uri umu black American, waba uva Germany, waba uva India, waba uva Australia, waba uva mu Rwanda, waba uva i Burundi, waba uva ahantu hose waba uturuka, ahangaha iyo uri mu kazi, benefits cyangwa se tuvuga umushahara niwo twavuga, umushahara uba uhembwa mwese uba ungana. Nimba ari amadolari 20 ku isaha nk'uko agenwe mu kazi runaka bitewe na levels z'akazi, ubwo abantu bakoraho bose nayo baba bahembwa. Nimba ari amadolari 30 ku isaha mu kazi, abantu bose niyo baba bahembwa, nta tonesha, nta cyene wabo. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bihaba, nta kuvuga ngo ivanguraruhu, ngo uyu nguyu ngo ni umwirabura, ngo uyu ni umuzungu, ngo niwe ugomba gukorera ngo amafaranga menshi. Guys, not. Ngira ngo abantu benshi ibyo bintu bajya babivuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo haba ivangura ngo ruhu. So mu bantu ushobora kubibona ku muntu umwe cyangwa babiri, ahantu hahuriye abantu batandukanye, ibyo ntabwo bijya bibura mu bantu. Ariko icyo nakubwira ni uko umuntu aramutse afite ingengabitekerezo yo kuvangura wenda abantu bigendeye ku ruhu cyangwa se n'aho bakomoka, nyine arabipana muri we, kuko nta kintu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabikoresha, kuko ntiyagukubita, ntiyagutuka, kuko amategeko ahangaha arubahirizwa ku rwego ruri hejuru cyane. So ni ukuvuga ngo n'ubifite muri we apana nabyo cyangwa se agumana nabyo mu mutima, sibyo? So ibyo ngibyo rero ni ibintu bituma abantu bumva ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari comfort zone. So ahantu ushobora kuba wajya ugakora, ugakorera amafaranga yawe, nta muntu uri buyakunyage, nta muntu uri bugototeze ngo ni ukubera wenda uruhu rwawe cyangwa se amamuko yawe, nimba ariko navuga, cyangwa se aho ukomoka. So ibyo ni ibintu bikurura abantu cyane. Umuntu wese ukeneye iterambere, umuntu wese ujijutse, umuntu wese uzi gukora critical analysis cyangwa ufite critical thinking iri advanced, ibyo bintu biramukurura.
ikindi nababwira ni uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo nababwiye ko ari leta 50, biroroshye ko ushobora kuva muri leta imwe ukajya kuba mu yindi, ukajya gukoreramo, ukaba wagaruka muri leta yindi yawe utuyemo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba utuye muri Indiana, ni urugero, ukaba wajya gukorera muri Kentucky. Ushobora kuba utuye muri Kentucky ukaba wajya gukorera muri Ohio, cyangwa se ukajya muri Indiana. So, amasiteti especially nk'amasiteti aba yegeranye cyangwa se n'ari kure, ahantu aho ariho hose muri Amerika hari ikintu cya free of movement. Nta bintu byo kuvuga ngo imipaka, wenda urugero ngo wumve ngo kuva mu kindi bumentioning ibihugu, ariko murabizi yuko mu bihugu byinshi usanga kugira ngo uve mu gihugu cyawe ujye gukorera mu kindi gihugu hari aho bigusaba visa, cyangwa se bikagusaba resepasi, cyangwa se bikanagusaba kugaragaza impamvu ugiyeyo, icyo ugiye gukora, igihe uzamarayo, things like that. So, aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero upfa kuba uhari ufite ibyangombwa bikwemerera kuhakorera no kuhatura. Ushobora kuzinduka mu gitondo ukajya muri state ushaka, ukahakorera bizinesi ushaka, washaka ugaturayo nimba ubishaka, cyangwa se ukajya ukora ugaruka mu yindi state. So, icyo nacyo ni ikintu gikomeye, ngira ngo urumva kuba ufite state 50, kandi niwumva state ni nini my friend. Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasiteti yazo ni manini cyane ku buryo state imwe ibikubye inshuro nyinshi cyane ibihugu bimwe na bimwe navuga aha ngaha byo muri Afurika cyangwa se ahandi. Kandi buri state nanone usanga iteye imbere cyane, niyo wayifata yonyine ukajya kuyikorera evaluation ushobora gusanga iteye imbere ku rwego ruhambaye kuruta ibihugu byinshi bitandukanye ku isi ari state imwe. So, ibyo ngibyo nabyo rero bikaba byatarakitinga abantu. Ikindi nakubwira ni uko muri Amerika hatuye abantu beza, hatuye abantu navuga beza ku mutima. Ntabwo nimvuga ubwiza ntiwumve ubwiza bwo ku ruhu. Impamvu mvuga ko ari abantu beza ni ukubera yuko Amerika uburyo ituwe, abantu bagenda baba interested kuyiza kuyituramo, abenshi babimukira usanga ari abantu bari economically oriented, usanga ari abantu bari business oriented, usanga ari abantu bafite ibitekerezo biri advanced cyangwa biri hejuru. Bo barataye twa tuntu tundi usanga turi mu bindi bihugu dutandukanye muzi, tw'amacakubiri, tw'ibyene wabo, byo guheza. Kuvuga ngo buri muntu uri aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba afite ikintu ari gukora, aba ari focused mu byo akora. Nimba ari business aba ari muri business, nimba yaraje kwiga aba ari kwiga, nimba yaraje gukora akazi aba arimo gukora akazi ke. So, ugasanga rero icyo kintu gituma usanga abaturage batuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abantu beza mu by'ukuri, bitewe na opportunities zihari. Umuntu iyo ari muri environment nziza cyangwa se ahantu heza, nawe hamugira mwiza. So, ibyo ngibyo rero nabyo bikatarakitinga abantu benshi, bikabatarakitinga bigatuma bagira inyota cyangwa se bumva bifuje kuza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nakubwira ni uko mu mitangire ya serivisi aha ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburyo bwo gutanga serivisi buri ku kigero cyo hejuru, bitewe n'uko nyine abantu bari ahantu hari umutekano, nabibabwiye, bari ahantu hari opportunities, bari ahantu hameze neza hatuma batekereza neza. So, umuntu iyo atekereza neza
ari ahantu hari umutekano, akora ibintu bye bikagenda neza, nta kintu cyatuma adatanga serivisi nziza mu gusheramo. So, icyo nacyo kikaba ari ikintu gikomeye cyane, gishobora gukurura umuntu uwo ari we wese kuza kuba cyangwa se gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Ikindi nakubwira ni uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ah, hari ikintu nakwita liberté d'expression, cyangwa se buri muntu wese uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'udahari yemerewe kuba yatanga ibitekerezo bye. Ni ukuvuga hari freedom of speech, ikintu cyose wumva ushaka kuvuga, cyaba ari ikijyanye n'igitekerezo cyawe mu buryo bw'imikorere, yaba ari mu buryo bwo kuyobora igihugu, yaba ari mu buryo bw'ubucuruzi, yaba ari mu buhe buryo, donc umuntu afite uburenganzira busesuye bwo kwiexpressa. So, iki ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwa muntu, kuko ngira ngo turabizi ko mu bihugu byinshi abantu usanga baraniganwe ijambo, ntawemerewe kuvuga, ntawemerewe gucriticizinga imiyoborere y'igihugu cye. Aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu baracriticinga, hari n'igihe uzajya kubona umuntu yapointinze kuri president wa United States ari kumuvugaho ibitagenda, kandi humbly atikanga. Gusa ntabwo ndi busubiremo speech agenda avugwa, kuko ntabwo uruganiriro rwacu aricyo rugamije. Ahangaha dukora ibiganiro byubaka cyangwa se byafasha umuntu kumukura ahantu hamwe kumugeza ahandi. So, ibintu bijyanye na lifestyle ntabwo tuvuga hate speech cyangwa se n'ibiki, ariko ahangaha uba ufite uburenganzira bwo kuvuga, gucriticizinga, gutanga ibitekerezo byawe mu buryo butandukanye. So, icyo nacyo rero ni ikintu cya attracting abantu cyane, kuko ahantu henshi ku isi ntabwo gihari. Ikindi nababwira nacyo gikomeye cyane, muri Amerika hari iterambere rirenze imitekerereze, rirenze imitekerereze ya muntu. Natwe turi ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wakorera umunsi ku munsi, iyo urebye iterambere rihari, inshuti yanjye, rirakurenga, ntabwo ubasha kubikurura. So, ni ahantu hari iterambere rirenze imitekerereze ya muntu. So, buri muntu wese rero ukeneye gutura ahantu heza, ukeneye gukorera ahantu heza, nta kindi aba yifuza kitari ahantu hateye imbere. So, ibyo nabyo navuga yuko biri mu bintu bikurura abantu cyane kuza gutura cyangwa se gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kintu nacyo gikomeye gikurura abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni uko abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahaba bafite ubwisanzure bwo gukora icyo bashaka. Nari maze kuvuga icyo ushaka, ariko ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu cyose ushaka gukora mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se cyemewe n'amategeko, uragikora, ukagikorera aho ushaka, ukagikora isaha aho ushakiye, muri state iyo ari yo yose, ahantu aho ariho hose, kuba uri gukora ibintu byemewe n'amategeko, sibyo? Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane cya attractinga cyangwa se kireshya ikiremwamuntu aho kiri hose ku isi. Ikiremwamuntu cyifuza gukorera ahantu gifite uburenganzira bwo gukora mu bwisanzure. Ikindi kintu nacyo gikomeye cyane
Amerika ni igihugu gifite amahoro kandi gitanga icyizere cyo kubaho. So, izi pointi ebyiri mu buzima bwa muntu zirakomeye cyane. Nuba ushaka no gukora amahitamo y'ahantu wajya gutura cyangwa se wajya gukorera, ibi bintu navuze muri iki kiganiro byose uzabikoreho ubushakashatsi mbere yo gufata umwanzuro wo kujya gutura cyangwa se gukorera aho hantu muri icyo gihugu. Ariko ikintu gikomeye cyane ni amahoro n'icyizere cyo kubaho. Ni ukuvuga ngo nta ntambara ziba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko nabibabwiye, hari amahoro asesuye. Ikindi kintu, hari icyizere cyo kubaho. Ni ukuvuga ngo nimba uri ahantu hari iterambere rirambye, ahantu hari ibikorwa remezo, sinzi nimba nari nakibuze, biri ku rwego rwo hejuru, yaba ari inyubako, yaba ari imihanda, yaba ari amavuriro, yaba ari amashuri, ikintu cyose kijyanye n'iterambere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirahari kandi ku rugero rwo hejuru rushimishije. Yaba ari mu buvuzi, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubuvuzi buri advanced. Murabizi ko abantu bava mu bihugu byinshi bakaza kwivuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sibyo? Haba ari imyigire, ibyo nabivuze, sibyo? So, ibyo bintu rero, kuba ahantu hari amahoro, hari icyizere cyo kubaho, nta kintu cyatuma abantu batumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu cy'inzozi zabo, cyangwa se ari ahantu bumva bamara igihe cy'ubuzima bwabo basigaje ku isi bari, sibyo? Ikindi kintu gikomeye cyane ntashaka gusoza ikiganiro ntababwiye, ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igitekerezo. Aka ni akantu gakomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ID. Ni ukuvuga ngo muri wowe, iyo wumva ibitekerezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikurimo, cyangwa se uri interested nabyo, uza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukahatura, ukahakorera, ukahaba nk'umwenegihugu. Ntabwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bahatuye cyangwa se abenegihugu baho ari abantu kavukire bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Even if nubwo bahari bariya mwumva bita ngo abamerengeye cyangwa se Indians from America, bamwe mu wageze muri Amerika bwa mbere yayobye agiye mu Buhinde, yabonye agahita bita ba Indians. Ntabwo ari aba Indians, ni amateka maremare, nayo nimuba interested muzambwire nyakoreye ikiganiro. Ariko Red Indians, impamvu iyo story yabayeho wenda nako navuge, ni uko umuntu wababonye bwa mbere, Christophe Colomb, yari agiye mu Buhinde, abagera arayobajya muri Amerika, habonye abantu avuga yuko ari Indians nyine bandi batari abo muri India, right? So n'abandi bagiye babivugaho cyane, like ba Amerigo Vespucci, hari Christophe Colomb, Amerigo, hari n'abandi benshi b'aba explorateri. Ngira ngo nimba mutari munabizi, njyewe ndi umunyamateka, mfite imanite mu mateka, so nize amateka ndayasobanukiwe, ni ibintu donc binyinsiterestinga, nkunda gukoramo ama research no gusoma. So akantu kose mwumva muri interested kumenya mu bijyanye n'amateka, mujye mugashyira muri comment, nzakabakoreraho ikiganiro, kuko ibintu bijyanye n'amateka, ubumenyi bw'isi cyangwa se geography, n'ibintu by'ubukungu, ni ibintu navuga ko nzobereyemo, n'ibintu bijyanye no kwiga no gukora imishinga. So ni ibintu mfitemo ubumenyi, nzabikoraho ikiganiro wenda cyihariye. So ariko ukeneye advice cyangwa se ubujyanama muri izo domaine zose,
wambaza wanyaporocinga, nshobora kuguha advice, nshobora kukoreyanta uko wakora ibintu mu buryo bwiza kandi bikaba successful. So, nari ndi kwivugira rero yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igitekerezo, buri muntu wese wumva icyo gitekerezo ashobora kuba yaza akaba umunyamerika. Ibyo nabyo bikaba ari ibintu nuko byinteresa abantu cyangwa bikurura abantu, bitewe n'uko nyine Amerika ni igihugu cy'abimukira. Abantu benshi, ntago nari nakora research neza ngo ndebe percentages nzazibaha, ariko abantu benshi batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hejuru ya 90% bose ni abimukira. Urumva ni igihugu cy'abimukira, rero buri muntu wese wumva icyo gitekerezo araza akaba umunyamerika. Ariyo mpamvu mwabonye iriya green card ikintu. So, nagiye nyisobanuraho nyikoraho ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko niho ikomoka. Green card ni uko attractinga nyine aba immigrants mu bihugu bitandukanye ku isi kuza muri Amerika, kubera ko nyine Amerika ni igitekerezo. Amerika yubatswe n'abantu bafite amoko atandukanye, bava mu bihugu bitandukanye. So, niyo mpamvu nyine icyo kintu kiriho. So guys, rero reka duhinire ahangaha. Ibiganiro biba biryoshye, akaryoshye nk'uko tubivuga ntabwo gahora mu itama, ariko tuzaba dukomeza tuganire mu ruganiriro rwacu. Ariko ntarasoza, mujye mwibuka gukora subscribe. Kora subscribe none, hari wowe uri kunkurikira, kanda hariya ahantu handitse subscribe, ukore na like, ukore na share z'ibiganiro, kandi mujye mwibuka no gukora ku nzogera kugira ngo ibiganiro mujye mubibona muri abambere. So guys, tuzasubira rero ibiganiro nakagaruka. Reka mbifurize kurota amata. Ngira ngo mwumvishe abazi iby'ubuhanuzi, iyo urose unywa amata uba wujujwe umwuka wera. So, Imana ibuzuze umwuka wera, Imana ibateze imbere mu byo mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Imana ibagure, Imana ibahe umugisha muri byose. Ciao ciao.